akira amashimwe tugutuye kandi avuye mu bwoko bwawe avuga ibyo wabakoreye haleluya haleluya mukiza we akira amashimwe tugutuye kandi avuye mu bwoko bwawe bavuga ibyo wabakoreye ntabwo tuzamanika inanga zacu tuzavuga ibyo wakoze amahanga yose abimenye ko Yesu ari umukiza ntabwo tuzamanika inanga zacu tuzavuga ibyo wakoze amahanga yose abimenye ko Yesu ari umukiza hari ibanga rimwe natahuye umuntu abayeho mu bitangaza iminsi ye ni gukorera ibihembo kandi abayeho mu ntambara hari ibanga rimwe natahuye umuntu abayeho mu bitangaza iminsi ye ni gukorera ibihembo kandi abayeho mu ntambara ntabwo tuzamanika inanga zacu tuzavuga ibyo wakoze amahanga yose abimenye ko Yesu ari umukiza ntabwo tuzamanika inanga zacu tuzavuga ibyo wakoze amahanga yose abimenye ko Yesu ari umukiza Miriyamu amaze kwambuka ya nyanja aherako araririmba ati farashi n'uwo yari ihetse mana ntabwo nzongera kubibona Miriyamu amaze kwambuka ya nyanja aherako araririmba ati farashi n'uwo yari ihetse mana ntabwo nzongera kubibona ntabwo tuzamanika inanga zacu tuzavuga ibyo wakoze amahanga yose abimenye ko Yesu ari umukiza ntabwo tuzamanika inanga zacu tuzavuga ibyo wakoze amahanga yose abimenye ko Yesu ari umukiza nushaka kundesha ibibazo byinshi subira mu Imana yagukoreye ubiharure byose ku murongo numara utari buye yitwa kwizera uzabinesha ibyo bikugoye nushaka kundesha ibibazo byinshi subira mu Imana yagukoreye ubiharure byose ku murongo numara utari buye yitwa kwizera uzabinesha ibyo bikugoye ntabwo tuzamanika inanga zacu tuzavuga ibyo wakoze amahanga yose abimenye ko Yesu ari umukiza ntabwo tuzamanika inanga zacu tuzavuga ibyo wakoze amahanga yose abimenye ko Yesu ari umukiza